Murakoze cyane uyu munsi muri aka kanya kuri The Popular TV tugiye kubagezaho inkuru y'ibyishimo cyane kuri wa mwana w'inyamasheke wikoreye ikizami cye maze bakanga kumuhamagara bibwira ko inzozi ze bazishyizeho umutemeri. Uyu mukobwa rero Leontine we ntiyacitse intege. Leontine umwana muto cyane w'inyamasheke yahinduye amateka y'inzozi ze. Hari abana benshi bavuka bafite inzozi nini cyane kandi zagutse ariko bakagira amahirwe makeya yo kuzigeraho kubera imiryango bavukamo cyangwa se ibyo abantu babakorera. Hari n'abakunda kwizera ko aho umuntu akomoka, ubukire bw'umuryango aturukamo cyangwa se ishuri yigamo ari byo bigena aho azagera mu buzima bwe. Ariko ibi byose ni ukwibeshya kuko amateka y'ubuzima akenshi agaragara ko impano, umuhate no kwihangana bishobora kurenga imipaka y'ibyo abantu bibwira cyangwa se ibyo abantu bagushyize imbere maze ukagera ahantu kure cyane. Iyi ni inkuru y'umwana witwa Leontine w'inyamasheke. Uyu mwana yakuriye mu karere ka Nyamasheke nk'uko twamye tubivuga muri iyi nkuru. Mu buzima bwe bwari bwo mu cyaro rwose no mu muryango udafite ubushobozi, ariko uyu mwana yari afite inzozi zagutse kurushaho amaso ye yabonaga cyangwa se n'aho amaso y'umuryango we warebaga. Kuva akiri mutoya Leontine yakundaga kwiga no gutsinda neza mu ishuri, ariko mu mutima we yari afite icyifuzo gikomeye ko umunsi umwe Leontine azaba mu bana ba mbere bahize abandi mu bizamini bya leta mu Rwanda, maze bikamuhanga amahirwe yo guhura n'abayobozi bakuru mu nzego z'igihugu cy'u Rwanda, cyane cyane ngo Minisitiri w'Uburezi, kuko yajyaga abibona kuri televiziyo ngakumva nawe arabikunze. Ariko inzira ya Leontine ntiyamworoheye. Reka tureberere hamwe rero ikijyanye n'inzozi uyu mwana Leontine zahuriranye n'imbogamizi. Burya umuntu agira uko ategura ibintu, ariko ngo umuntu yizera amahirwe mu buzima n'amaherere akavuga ngo ndinda turajyana ntaho nsiga. Uyu mwana Leontine yavuye mu muryango utazwi pe, cyane cyane umuryango utari ufite ubushobozi buhambaye, kandi akiga no mu ishuri ryo mu cyaro, ishuri ritazwi. Hari abashoboraga gutekereza ko adashobora kugera ku rwego rumwe n'abiga mu bigo byiza bikomeye bizwi byo mu mijyi, cyane cyane byari ibigo biherereye mu mujyi wa Kigali, bikunze kuvugwa cyane nka za Notre Dame de Citeaux n'ibindi. Uyu mwana Leontine rero nawe yahuye n'iyo mitekerereze ajya bumva ko umuntu utiga ku kigo cyiza gikomeye, umuntu utavuka mu muryango ufite amafaranga, umuntu udatuye ahantu hazwi ntahashobora kugera. Ariko no, mwibuke ko na nyakubahwa Bamporiki yageze ku rwego rwo kuba minisitiri kandi yari umucukuzi w'amatuwareti. Twikomereze n'iyi nkuru ya Leontine. Ni inkuru rwose ifite icyo yigisha. Na Leontine nawe ubwe amaze guhura n'iyo mitekerereze, mu gihe yabitekerezaga ko amahirwe akwiye guhabwa abana bakomoka mu miryango ikomeye, nawe niko yatekerezaga, cyangwa bafite ubushobozi bundi. Ariko Leontine nanone yakomeje kwiga ashyizeho umwete. Ntabwo yari afite byinshi byo kwishingikirizaho uretse gusa ibitabo 2 yari afite, akagira umwete, akagira kwizera, akagira n'inzozi. Bimwe Perezida Kagame ajya akunda kubwira abantu ngo mugomba kugira vision. Yari azi ko rwose ashobora kuba atazwi, ariko ntiyigeze yemera ko kutamenyekana kwe bisobanura kutagira agaciro. Uyu munsi nawe ushobora kuba utazwi, ariko kuba wowe utazwi ntabwo bivuga ko wowe udafite agaciro. Leontine umunsi umwe w'ikizamini cya leta cyaje kugera, barakora ikizamini cy'amashuri abanza aragitsinda, ajya kwiga muri segonderi. Agira intego ivuga ngo ningera mu wa 3 byanze bikunze ngomba kuza mu bana ba mbere mu gihugu. Umunsi w'ikizamini waje kugira rero, umunsi w'ikizamini ugeze cya troncome,
Leontine yicaye ku ntebe y'ikizamini nk'abandi bana. Nta muntu wari uzi neza icyo uyu mwana Leontine yari afite mu mutima we. Yari afite intego imwe gusa yo gukora uko ashoboye ngo arebe ko yahiga abandi. Iminsi yo gutegereza ibisubizo yararangiye, ibisubizo biratangazwa. Umva ye, batangaje amanota yavuye mu bizamini bya leta. Ikigo cy'igihugu NESA gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri cyatangaje amanota y'ibizamini bya leta ku itariki 20 saa 8 z'ukwezi kwa munani 2026. Aha rero Leontine yari yatsinze neza cyane ikizamini cya leta gisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye dukunda kwita tronc-commun. Ariko inkuru ye ntiyahise ihagarariraho ko yatsinze. Mu gutangaza abana bari bahize abandi mu gihugu, izina rye ntiryagaragaye ku rutonde. Mbese hagaragaye izina ariko nyiraryo ntiyagaragara nk'uko we yari yarabyifuje kuva kera. Mbese avuga ko abishe inzozi ze kuko batubahirije amahirwe, ngataha amahirwe yo gukora mu ntoki za minisitiri cyangwa agaragara kuri televiziyo. Byari bibabaje cyane kuko yari amaze imyaka myinshi cyane ibi binabiharanira ngo umunsi nk'uwo nawe uzagere nawe yibone kuri televiziyo igihugu cyose kimuhanze amaso. Ariko ibyo byari bigiye kuba itangiriro ry'ikindi gice cy'ubuzima bwe gikomeye cyane. Uyu Leontine kutamutangaza kuri televiziyo, kuvuga amazina bakabeshya ko bamuhamagaye ndetse ngo akitaba telefone bakavuga ko ari mu nzira ari kuza kandi nta makuru afite, ngo byaramutunguye cyane aho yari ari kumva ko yaje mu bana ba mbere mu gihugu. Ntibyamuciye intege rero, ahubwo nk'uko twari tubivuze, ibi byabaye intangiriro y'ubuzima bushya bwa Leontine. Burya ngo umuntu ashobora kubura ku rutonde ariko ntabure ku mutima w'igihugu. Ariko umva iki kintu, wabura ku rutonde rw'umuntu yanditse ariko ntiwabura ku rutonde rw'umutima w'igihugu, cyangwa se wabura ku rutonde rw'abana b'abantu ariko ntiwabura ku rutonde Imana yakoze. Uyu Leontine nawe yari ku mutima w'Imana. Nubwo izina rye ryasomwe rikagaragara, ariko ntabwo yari yiteze ko ibi bintu bizamubaho. Inkuru y'umuhate we rero yatangiye gukwira hirya no hino. Abantu batangira kumubona nk'umwana w'icyitegererezo, umwana wo mu cyaro kitazwi cyaherera abandi, ariko wakomeje gukora cyane kugeza ageze ku ntsinzi idasanzwe. Icyababaje abantu rero ni uko uyu mwana yahize abandi ku rwego rw'igihugu ariko ntagaragare. Ariko tugarutse nyuma nanone mwibuke ko Dawidi nawe ngo hari abana babaga presentable ngo bakabazana ngo ese uyu niwe ugiye kuba umwami. Umukozi w'Imana tuyise umwami wa Isirayeli, kugeza ubwo bagiye gukura Dawidi mu ishyamba. Uno mwana nawe rero umva ukuntu yaje kuva mu ishyamba. Ngo icyagaragaye nk'igihombo nicyo cyamuhindukiye isomo rikomeye kandi ryiza, ryatumye intsinzi imenyekana mu gihugu hose. N'uri hasi utari kumumenya kuri wa munsi bamugaragaje kuri televiziyo yamenye Leontine. Inkuru ya Leontine itangira gukurura abantu benshi cyane, abakina za komedi bayikinamo. Umwana wari usanzwe azwi n'abari bifite gusa atangira kumenyekana hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Amahirwe rero atabanwa na buri wese. Nyuma yaho inkuru ye yaje yamenyekanye cyane, iramamara, maze ahabwa amahirwe adasanzwe yo guhura na nyakubahwa perezida w'u Rwanda. Icyo gihe rero inzozi yari yaragambiriye yaragize kuva kera akiri mutoya zabaye nk'aho zigiye kuba impamo. Kubona no guhobera minisitiri w'uburezi nk'umuntu yifuzaga guhura nawe, ariko ubuzima buracyamwerekaho
yara ko hari ibirenze ibyo yatekerezaga. Inkuru ye yarakomeje kugeza aho abonana na perezida wa Repubulika y'u Rwanda ku mwana wakuriye rero mu cyaro cy'Inyamasheke, utari ufite izina rikomeye mu gihugu, utarize ku ishuri rizwi, utari ufite umuryango ufite ubutunzi cyangwa se ikindi kintu cy'amahirwe cyagombaga gutuma nibura ahura n'umukuru w'igihugu. Byabaye igice gikomeye cy'urugendo rwe. Ni urugero rw'uko rimwe na rimwe umuntu ashobora gutangira akantu gatoya cyane, agatangira ahantu hatoya cyane, ariko inzozi ze zikamujyana ahantu atatekerezaga kandi heza kurenza umwana w'umuntu uko abitekereza. Leontine rero ameze nka Dawidi muri Bibiliya. Inkuru ya Leontine ishobora kwibutsa umuntu inkuru yo muri Bibiliya y'umugabo witwa Dawidi cyangwa se umwami witwa Dawidi. Dawidi ntiyari umwana wo mu muryango wari witezweho kuzavamo umwami. Yari umwana w'umushumba w'umuhererezi mu muryango we. Uyu Dawidi igihe umuhanuzi Samweli yageraga kwa Yesaya, yashakaga uwo Imana yari imutumyeho, ngo yari yaramaze gutoranya uwo mwana mu bandi bana bose ba Yesaya, bashoboraga kuba ari bo bantu barebaga cyangwa se bareberaga imbere kuvuga ati aba bana kabisa bazagera kure. Ariko Imana ntiyarebye ku isura cyangwa ngo irebe ibyo abantu batekerezaga. Nibwo Samweli yibukijwe ko ihame rikomeye ryo muri Bibiliya, umuntu areba ibigaragara inyuma, ariko Uwiteka we areba mu mutima w'umuntu. Iyo usomye Bibiliya ubisanga mu gitabo cya mbere cy'umuhanuzi cya Samweli, ibice 16:7. Dawidi wari usigaye mu rugo aragiye intama nk'umwana w'umuherereje, yaje gutoranywa nk'uko Leontine yamamaye mu gihugu cy'u Rwanda muri 2026. Ni isomo rikomeye kuri Leontine. Ntukemere ko nawe mu buzima bwawe ko aho waturutse hagena aho uzagera. Kuba umwana wo mu cyaro ntibivuze ko utagomba kugera ku nzozi zikomeye cyangwa se ngo ugere ahantu hakomeye. Oya, wikwemera ko aho waturutse, wikemera ko aho wavutse hagukurikirana, hakakubuza kugera ku byiza. Kuba umwana wo mu cyaro ntabwo bivuze ko rwose ugomba kugira inzozi ntoya. Kuba kandi utaravukiye mu muryango ukomeye ntibivuze ko udashobora kuba umuntu ukomeye. Kuba utarize mu ishuri ryizwi ntibivuze ko udashobora gutsinda neza. Isomo rya Leontine atwigisha ikintu gikomeye mu buzima, kuko ubuzima busanzwe ubundi ko atwigisha ko ubuzima ubundi tubamo atari amarushanwa yo kureba abafite byinshi, kureba abarusha abandi, ahubwo ni urugendo rwo gukoresha neza ibyo dufite. Ashobora kuba yarabuze ibintu byinshi abandi bana bari bafite, ariko yari afite ikintu gikomeye kubarusha: kwanga kureka inzozi ze. Nawe ntuzigere uva ku nzozi zawe. Niba waragambiriye ikintu runaka, ntuzakireke uvuge ngo wakiniwe, nzakugeraho mpaka. Iyi nkuru ya Leontine kandi nanone irakomeza kutubwira ko kandi ahari icyari kugaragara nk'aho izina rye byirengagijwe ku rutonde rw'abahize abandi mu gihugu, cyaje guhinduka igice cy'inkuru cyatumye abantu benshi bamumenya kuruta uko bari kumumenya. Inkuru ye itwibutsa nanone ko Dawidi atatoranijwe kubera uko yagaragaraga cyangwa yasaga cyangwa umwanya yari afite mu muryango we, ahubwo yatoranijwe kubera icyo Imana yabonaga muri we. Leontine no Imana yararetse ntibamuzana muri public, kuko Imana yari ifite aho ishaka kumutereka bitewe n'icyo yamubonagamo. Uyu Leontine nawe ashobora kuba yaratoranijwe cyangwa se ataratangiriye ahantu hakomeye, ariko inkuru ye itwereka ko intangiriro y'umuntu atari yo yonyine igena iherezo rye.